ababyeyi banjye bazi ko uhora iteka uri kumwe nanjye. Nta muntu umuzi ko wansize ukamusanga. Wansize rwose ni n'ikintu umbwiye, wibagirwa ko ndi hano mu gahinda n'ishavu. Ababyeyi banjye bazi ko rwose ukiri kumwe nanjye. Nta muntu n'umuzi ko wansize rwose ukamusanga. Waragiye rwose nta jambo na rimwe umbwiye, wibagirwa ko ndi hano mu gahinda n'ishavu. Hamwe nawe nize kubabarira, hamwe nawe nabashe kumenya ubuzima bushya. Ndi kumwe nawe namenye amahoro, urukundo ndetse n'umunezero, ndetse ndi kumwe nawe mba meze neza cyane. Uribuka ko wambwiye ko ari njye ukundana n'udukunda nkanjye, kandi urabizi ko nta kintu nabasha gukora ntagufite. Ndakwinginze ngarukira, ndakwinginze rwose ko iyo ndi kumwe nawe mba meze neza. Uribuka ko wambwiye ko ari njye ukundana n'udukunda nkanjye, kandi urabizi ko nta kintu nabasha gukora ntagufite. Ndakwinginze ngarukira, ndakwinginze rwose ko iyo ndi kumwe nawe mba meze neza. Hamwe nawe nize kubabarira, hamwe nawe namenye ubundi buzima bushyashya. Hamwe nawe nabonye amahoro, urukundo ndetse n'umunezero. Hamwe nawe mba meze neza. Ubu ngubu bw'ubuzima bwanjye bugiye kongera gutangira. Ndifuza kongera kwisanga mu maboko yawe. Rwose wigenda uri uwanjye. Iyo uri kumwe nanjye mba meze neza by'iteka ryose. Ubu ngubu bw'ubuzima bwanjye bugiye kongera gutangira. Ndifuza kongera kwisanga mu maboko yawe. Rwose uri uwanjye rwose, ntubongere kugenda. Iyo ndi kumwe nawe mba meze neza kandi by'iteka. Hamwe nawe nize kubabarira, hamwe nawe rwose nabonye ubuzima bushya. Ndi kumwe nawe namenye amahoro, urukundo ndetse n'umunezero, ndetse ndi kumwe nawe mba meze neza cyane. Hamwe nawe namenye kubabarira, hamwe nawe nabashije kuvumbura ubuzima bushya. Hamwe nawe namenye amahoro, urukundo n'umunezero. Hamwe nawe mba meze neza.